mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 21 kugera ku murongo wa 25 haravuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, ngo nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya, niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro, uko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Nuvuga ngo ibyo bivuze iki? Bivuze ko twebwe twari tunaniwe gukiranuka n'amategeko y'Imana atatugira abakiranutsi, ahubwo aduciraho iteka aduhamya ko turi abanyabyaha, maze Kristo kubw'ubuntu bwe araza arakiranuka mu cyimbo cyacu ari kuducungura, ndetse abarwaho ibyaha byacu bimwe byatubuzaga guhura n'Imana arabizira arazuka, ngo kwari ukugira ngo umuntu wese wizera yuko ibyaha byiwe byahaniwe muri Kristo, ngo uwo muntu ahita abarwaho gukiranuka kwa Yesu Kristo bidaturutse ku kubahiriza amategeko uyu muntu. Nuvuga ngo impamvu nta yindi nuko Kristo ariwe wabashije kuzuza ibyasabwaga n'Imana, gukiranuka 100%. Kubw'ibyo rero abiringira igitambo cye cyo cyonyine bezwa nawe ku buryo baba bera by'iteka ryose imbere y'Imana, babikesha ko Kristo ari uwera. Nuvuga ngo bivuze iki? Bivuze ngo impamvu Imana inyita umukiranutsi nuko Kristo ari umukiranutsi, nkaba mbarwaho gukiranuka kwa Kristo, ntago ari kubw'ibyanjye nkora, kuko ibyanjye byo Imana iba yari byishingiraho, nta kindi naba nkwiriye uretse kurimbuka.